Tana imbabazi ndetse banamwicuzaho ibicumuro byabo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byo Allah yari yaramutoje yari yaramubwiye ati wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka Allah maqaman mahmuda. Ngo kandi nijoro ujye ugira igihe uhagarare wa min al-layli fatahajjad bihi, iryo joro ujye urihagararamo nafilatan laka, biba umugenzo wawe, biba umugenzo uhoraho. Ahari wenda Allah tabaraka wa taala yazakuzura mu rwego rushimishije yagusezeranyije. Urwo rwego nta rundi nuko Allah azamuha ububasha n'uruhushya rwo gutakambira humaye. Iyi hadithi ya 15 ibyo byose irabivuga. Wakazukira yavuzwe yuko anna Salmana al-Farisiya, ko Salman umuperse ko yaje gusura Aba Darda, ageze iwe mu rugo faraa Umma Darda mutabadhila, asanga umudamu we mama wa Darda ngo yarakushutse yisiga amavuta ntamufate. Aramubaza ati faqala laha ma sha'nuki, aramubaza ati byagenze bite? Aramubwira ati akhuka Abu Darda laysa lahu sha'nun min ad-dunya, ati umuvandimwe wawe Abu Darda ntabwo akibarizwa ku isi, ararasari akirirwa yasibye, ntabwo nyumubona. Aramuhamagara bajya inama, aramubwira amwigisha ukuri kwe n'ukuri k'umuryango, ntabwo yagohekaga. Wa kana Abu Darda uyu nguyu kana alamu min alami sahaba, n'umwe mu basangirangendo bari abamenyi, bari intiti mu idini. Wa kadhalika dhukira anna Suhayb ar-Rumi, byanavuzwe yuko Suhayb ar-Rumi yiswe Suhayb ar-Rumi kuko atari umuroma, ahubwo mu ntambara Abarabu bagiranaga n'ibindi bihugu baje kumufata amateka ari umwana, bamujyana mu gihugu cya Roma. Fata'allama lughatahum, yiga ururimi rwabo. Wata'allama a'rafahum, yiga n'imico yabo. Nuko agarutse mu Barabu bakajya bamwita Suhayb ar-Rumi, Suhayb w'umuroma. Bivugwa yuko anna zawjatahu kanat tashtaki, ko umudamu we yahoraga muregera bagenzi be, yajyaga avuga ati inna Suhayba, mukuri Suhayb ar-Rumi, uyu Suhayb ar-Rumi idha dhukiratil jannatu tala qiyamuhu, iyo ijuru rivuzwe arabatuka agahita ajya guhagarara, agahagarara cyane kandi turyanye. Wa idha dhukiratin naru tala nawmuhu, ndetse kandi tara nawmuhu, ndetse kandi n'iyo umuriro uvuzwe ibitotsi bye biragenda. Naramubuze mu gitanda ntabwo nyumubona. Fakana tahajjudu daba salihin, iyi tahajjudi tubabwira no guhagarara nijoro niwo muco w'abantu beza babayeho. Wa kana kadhalika dabul anbiya'i was-salihin wan-nubala, ndetse kandi wari wo muco w'intumwa n'abahanuzi n'abandi bantu b'intungane. Iyi hadithi ya 15 yerekana uburyo ibi byiza abasangirangendokazi batigeze babitakubwa cyangwa ngo babishyire ku ruhande babiharira abagabo babo. Bivugwa yuko muri ubu bwakirizi buboneka kwa Bukhari na Muslim bwakiriwe na Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni umusangirangendo Allah yahaye kuramba, wakoreye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amusabira kuramba, amusabira no kuzagira baraka mu bana be n'umutungo mwinshi yamusabiye. Bivugwa yuko ari umusangirangendo barambye cyane kandi basize abana benshi. Anas ibn Malik muri ubu bwakirizi bivugwa yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yinjiye mu musigiti. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid, yinjiye mu musigiti ngo nuko ahabona hablan mamdudun bayna sariyatayn, abona umugozi wambukiranya
muri mwikorezi y'umusigiti yahasanze umugozi wambukiranye nko kuva kuri iriya nkingi ukagera kuri iriya nkingi. Faqala ma hadha alhabl, abaza abasangirangendo bari bahari ati uyu mugozi uvuga iki? Baramubwiye bati qalu hadha hablun li Zainab, uyu mugozi ni uw'umudamu wawe Zainab, idha fatarat ta'allaqat bihi, iyo ahagaze cyane akaruha arawishingikiriza. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la, intumwa y'Imana irababwira itoya ntabwo ari uko bikwiye kugenda, halluhu, nimufungure. Fa idha fatara waliyusalli ahadukum nashatahu, umuntu ajya asara uko ashoboye. Iyo uhagaze nijoro ukumva urananiwe ujya usara uko ushoboye. Wa idha fatara falyaqud, naramuka ananiwe cyane ajye yicara aca akabogi asare yicaye. Wa fihi bayanu, harimo inyungu abamenyi bavuze. Inyungu ya mbere ni uko abasangiragendokazi bakundaga nabo guhagarara nijoro, nabo bari bafite idini, nabo barahagararaga bari Abayisilamu. Abadamu bacu bahagaze bati, icyo ni icya mbere. Wa fihi mashru'iyatu zawjati liqiyami tanafful fi masajid, harimo nuko byemewe ko umudamu ashobora gukorera imigenzo y'isala mu musigiti igihe umugabo yamuhaye uruhushya. Urugero nka itikafu n'indi migenzo nko gusara tarawih, n'indi migenzo yemewe ku badamu, ku bagabo no ku badamu iremewe igihe bahawe uruhushya n'abagabo babo. Icyo ni icya kabiri. Wa kadhalika, ikindi tubonamo ni uko abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakurikiranaga gato na kanini bakanasobanurira intumwa y'Imana mu kinyabupfura. Ikindi ni uko aba badamu b'intumwa y'Imana Muhammad nka Zainab yari umwe mu badamu bigaragara ko begeraga Imana cyane. Ntabwo bitwazaga ko ari abadamu b'intumwa y'Imana ngo bitarike bange gukora ibada. Fakanu au kanat khashi'at, nabo bicishaga bugufi ku mategeko y'Imana. Rigahinduka isomo rikomeye ku badamu bacu ko bagomba kubigiraho, bakaba abantu nabo bahaguruka nijoro bagasara. Uyu muco wo gusara nijoro Abayisilamu barawutaye. Fakam tamkuz, ni igihe kingana icyo umara utajya uhaguruka nijoro gusara. Ijoro rikarinda ricya, umwaka ugashira undi ugataha. Kandi buriya qiyamul layl, igihagararo cya nijoro, niho Allah tabaraka wa taala asubiriza abagaragu. Fakadhukira, byavuzwe yuko anna Imran ibn Husayn, ko Imran ibn Husayn muri hadithi yakiriye ko intumwa y'Imana yabigishije ko anna Allah jalla shanu, ko Allah tabaraka wa taala muri ariya masaha y'igicuku ashira bucya amanuka muri iki kirere cyacu akabaza usaba imbabazi ngo mubabarire, akabaza usaba ngo bamurire. Biriya ni ibihe umwemeramana adashobora gusabamo uretse ko Allah musubiza. Dusabe Allah tugaruke kuri uyu muco, tujye dusara nijoro niyo zabaraka nkeya, tubyutsa abiwacu mu rugo. Uthman alayhi salam au radiyallahu anhu, Imana nishimire, bivugwa yuko mu bintu bitatu yakundaga ku isi harimo no gusara nijoro abantu baryama. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga ivuga iti qiyamul layl sharaful mu'min, gusara nijoro burya nicyo cyubahiro cy'umuyisilamu. Wa izzatul mu'mini istighna'uhu 'anil nas, ndetse kandi icyubahiro n'imbaraga z'umuyisilamu nanone no gushyira impamvu ze kwa Allah tabaraka wa taala, ntazishyire ku biremwa bye. Bityo rero ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agera i Madina yahamagaye abantu arababwira ati mutangaza amahoro, mwumve imiryango yatandukanye. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam, munasari nijoro abantu baryamye. Ibyo ni mubikora muzinjira mu ijoro amahoro. Dusabe Allah azatwinjiza mu ijoro amahoro kubera guhagarara nijoro, kandi atugaburire imbaraga zo gusara icyo gihagararo. Zukira anna ibn Taymiyyah ash-Shami al-Harani, Ibn Taymiyyah Allah mugirire neza, byavuzwe yuko yahagaze imyaka 20 nijoro aremerewe, atorohewe,
kugeza ubwo yabwiye abantu ati nigeze gusari namaze igihe kinini. Abandi bavuze ko ari undi mumenyi wamaze imyaka 40 ahagarara nijoro ariko aremerewe, kugeza umwaka wa 41 uje nibwo Allah tabaraka wa taala yamuhaye raha, yamuhaye gutuza no kumva aryohewe igihe ahagaze nijoro. Qala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu byo yabwiye abasangirangendo yarababwiye ati waju'ilatis salatu qurrata aini, nahawe ku isala ariho hantu mbonera ituze, kumva ndatekanye, kumva ndishimye. Dusabe Allah atwakirire ibada zacu, aduhe kugira igihagararo, aturinde gutatira, azaduhe iherezo ryiza. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.